Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi, ndiza ntashidikanya ko aho uri ukomeje kumererwa neza. Ni amasaha meza na amasaha y'ishuri tugiye kwiga ku bintu bigiye bitandukanye. Tugiye kuganira hamwe kuri uyu munsi ku gusarura imiteja. Tugiye kuganira ku gusarura imiteja ariko cyane cyane twibanda ku kugabanya igihombo gishobora guterwa nuko dushobora gusarura nabi cyangwa tukaba tutabikoze neza. Ese ibikorwa bite kugira ngo tugabanye koko iki gihombo gishobora guturuka ku gusarura nabi imiteja? Bidusaba ubuhe bumenyi? Ese birashoboka? Ibyo byose n'ibindi bibazo nabyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'umunsi. Ikiganiro cy'umunsi uko bimenyereye ni Tera Intambwe Muhinzi mworozi. Icyo ubusabwa nk'uko bimenyereye kiba ari kimwe gusa, nuko utava imbere ya televiziyo yawe kugira ngo dukomeze tubane mu ishuri ry'umunsi. Tuguhaye ikaze. Ubuhinzi bw'imiteja bumazemo igihe kingana gute Faustin? Ubuhinzi bw'imiteja mbumazemo imyaka igera muri 4. Imyaka igera muri 4 yose ukora ubuhinzi bw'imiteja. Yego. Kubera iki umwaka ushira undi ukiyongeza ugakomeza imiteja wa kabiri ukageza kuri 4? Imiteja icya mbere mfite isoko, icya kabiri mbona umusaruro, icya gatatu mbona n'ubujyanama mu by'imiteja uturuka ku bagoronome no ku batekinisiye b'umuguzi. Yego. Urumva ko nkurikiranwa ku miteja bishoboka. Guhinga ni kimwe, ushobora guhinga akayikurikirana nawe mahugurwa wavuze ko ushobora kubuyabona, ariko ku gikorwa cyo gusarura abantu benshi bajya bahinga ariko mu gusarura bagahomberamo cyane. Kijyanye no gusarura utamenya gusarura. Ku kijyanye no gusarura imiteja wowe nta gihombo ubona mu gusarura imiteja? Oya, by'ukuri nta gihombo mbona kuko muri iyo myaka 4 maze hari n'abayisarura tumaranye iyo myaka 4. Ku buryo umwaka wa mbere wari wo kwigana nabo gusarura. Njye nigaga kuyihinga bo biga kuyisarura. Urumva ko niba mbakoze tumaranye imyaka 4, niyo yahunduye tugiye guhinga ibindi ntaho bajya bagaruka dukorana muri bya bindi tugiye guhinga bindi bishyashya ntaho bajya. N'ubundi urumva nize guhinga imiteja mu mwaka umwe nabo biga gusarura imiteja muri uwo mwaka. Ubu nta gihombo, barabizi neza, niyo waba udahari barabikora nta kibazo. Ahubwo se urabizi ko mu gihe cyo gusarura umuhinzi ashobora guhura n'igihombo? Urabizi ko ushobora kuba warahinze warakoresheje ibisabwa byose ariko mu gihe cyo gusarura ukaba wahomba? Birashoboka cyane kubera yuko ibyo nakubwiraga mu mwaka wa mbere hariho kwiga. Basanga umukozi niyo ushyizemo umushyashya utabizi bisaba wa undi mumaranye igihe amube hafi amwerekeye. Naza kuwusoroma nabi akawuvuna, icyo gihe araba awukuye ku isoko ry'i Burayi. Naza kuwusoroma nabi akawuca inkondo, icyo gihe nawo arawangije, ntabwo uri bugende. Urumva icyo gihe ndi guhomba kandi nayo nejeje. Ariko ibyo ngibyo byose, izo mbogamizi zavuyeho zabaye ku mwaka wa mbere, ariko ubu ngubu zavuyeho. Tuzi neza yuko iyo umuteja wangiritse, iyo umuteja ushyizemo urwaye, ibyo byose ari njye nk'umuhinzi ndabizi, ari n'umukozi uyisarura arabizi nawe ko ibyo ngibyo biri mu mwe mu bihombo. Ibyo rero byakuwe, ibyo byavuyeho. Kumenya guhinga ni byiza, ugahingira igihe, ugahinga neza. Ni ryari umenya ko ya miteja igeze igihe cyo gusarurwa koko? Ubibwirwa n'iki? Icya mbere uba uyireba, icya kabiri ubara ku minsi. Imiteja yitaweho neza, ikabona amazi neza, ikabona ifumbire neza, ushatse ubara iminsi 48 yagera, ku munsi wa 49 ukajya mu murima ugasarura. Ukajya gusarura? Yego. Gusarura bikorwa bite? Watubwiye ati utabikoze neza koko urahomba, ariko icyo gihombo twebwe ntitukikigira, gishobora kwangirika. Ariko se ibanga ni irihe? Gusarura gute kugira koko cya gihombo mukirinde? Gusarura icya mbere ni ukuba ufite ibikoresho bijyanye no gusarura, ariyo amakurete twifashisha upakingamo neza ku buryo utaza kuyishyira mu mifuka kandi bya bindi byo kuvunika wangaga bikaba. Shyira mu makurete igapangwamo neza, uwusoroma akawusoroma ayishyira mu ibase ariko mikeya ku buryo iza guhita yimurirwa muri kurete kugira ngo itaza kuba myinshi ubwayo ikaba ikibazo iri kubyiganira mu kintu kitisanzuye. Yego. Iyo niyo
ngamba ya mbere. Indi ngamba ni ukwirinda, urabona n'uburyo tuyiteramo ni uburyo bugenda butanga inzira, kumenya wowe usarura aho unyuze ikirenge, aho unyura haba hateganijwe. uyitera ateganya aho bazanyura basarura, aho bazanyura batera umuti, ubwo nawe mu gusarura niho unyura mu rwego rwo kwirinda guhombya umuhinzi kandi yari yejeje. Yego. Ariko Faustin, ukuntu ubivuga urasa nk'umuntu rwose ufitemo impamyabushobozi cyangwa za seritifika z'ikirenga mu kwiga. Waba warize ubuhinzi mu ishuri? Ukajya mu ishuri busanzwe ntabwo nize ubuhinzi, ariko nize kubana nabwo ku murima. Nize kubana nabwo, mbyigira ku murima. Mu ishuri ntaho nabyize, ariko nize mbyiga nanabikora. Mbyiga mbikora. Natangiye nkubwira yuko umwaka wa mbere wabayeho kwiga, urumva habayeho n'ibihombo byinshi, ariko umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, nkaba ngeze ku mwaka wa kane, ntekereza ko n'uwabyize hari ibyo agomba kuza kumbaza ku muteja, kuko ngenda awutera nkamenya uko wameze, nkamenya uko ukurukura nkureba, ugasarurwa nkureba. Wabyize mu ishuri we araza kumbaza. Hari imyumvire yabayeho igihe kinini, n'ubu hari bamwe bakiyifite. Baza ati ukora iki? Ati nta kazi mfite kandi ni umuhinzi, cyakora ndahinga. Urumva? Ubwo nawe muri iyo myaka ine udukurikije iyo mvugo byakwitwa ko muri iyo myaka ine ntacyo wakoraga. Iyo mvugo wemeranya nayo, cyangwa niba utemeranya nayo kubera iki? Iyo mvugo ngiye ku giti cyanjye unayimbwiye ko nta kazi mfite waba uri kunkomeretsa. Akazi ndagafite. Ni nayo mpamvu gihamya yabyo ni uko haba nijoro, haba ku manywa, mu masaha y'amanywa, mu masaha y'akazi mu gitondo, abandi bakozi bajya ku kazi saa moya nibwo kaba gatangiye. Njyewe ngera mu kazi kanjye nibura, ntabwo nshobora kugera mu kazi nyuma ya saa 12. Saa 12 ngo mbe nageze mu kazi kanjye, kandi ntabwo bimwe kera habagaho kuvuga ngo umuhinzi ngo saa 6 yatashye. Ntabwo ngo ndi umuhinzi mfite akazi, ndi umuhinzi ariko ufite akazi, nibyo bintunga. Nimfata amasaha ngo yo kujya mu rugo, ubwo ndaba ndi kwica akazi. Amasaha ya poza abaho, nkafata poze nk'abandi bakozi nyine, ariko ntibuka yuko mfite akandi kazi gahoraho ngomba kuza gukora, ariko k'ubuhinzi bwanjye. Ntabwo rero kwitwa umuhinzi byakuraho kuba ntitwa umukozi. None utanyise umukozi wanyita iki? Kandi nkora buri munsi, njye uzaza hano ushaka hano, nta munsi w'ubusa ushobora niyo naba nagiye ahandi, ni iby'ubuhinzi n'ubundi mba nagiyemo. Ariko kuba umukozi bijyana n'icyo ukuramo. Ubuhinzi bw'imiteja hari ikintu ukuramo gifatika, kuko ushobora no kuvuga ati mfite akazi cyangwa ndakora koko. Mu by'ukuri ntabwo najya kuvuga ibyiza gusa. Akazi kose umuntu akora agiramo imbogamizi, sibyo? Umucuruzi ashobora gucuruza ukwezi kumwe bikagenda neza, ukundi ntibigende neza, akagiramwo agahombo gake, ariko katamubuza gukomeza ubucuruzi. No mu buhinzi ni uko nguko bimera. Ushobora guhinga igihe ntugiye kuba nk'abacuruzi muhura, bamwe mu bacuruzi ati bimeze bitatu byaranze, atabahacuruje bacuruzaga kera. Oya, ntabwo ari uko nguko njye nabibara. Icyo impamvu y'ibyo, nshobora guhinga wenda hakaza kuzamo uburwayi ntari niteze, ku buryo rimwe na rimwe ushobora no kugerageza no ku miti bikanga. Iyo ngiyo ni imbogamizi, ariko itari bumbuze gukomeza ubuhinzi bwanjye. Ni ukuvuga ngo iyo mbogamizi ishobora kubaho ahanini iterwa na kirima, ikirere. Iyo ikirere gihindutse rero kikaba kibi, kikazana uburwayi runaka, wowe utera imiti ivura bwa burwayi, ariko ntabwo uri butere imiti ivura cya kirere. Ni ukuvuga ngo ako ngako kashobora kuba kanyuzemo, ariko ku buryo bitashobora gutuma mvuga ngo nta kazi mfite, ngo akazi ntibigenda. Ukomeje kuri ibyo, n'ubundi buri kintu cyose kigira imbogamizi, kikagiramo n'ibibamo, ariko ku bijyanye n'uburyo bwa mikoro, hari ikintu kigaragara kiva mu buhinzi kuko ushobora kuvuga ati birantunze bikakoresha. Uburyo bwa mikoro burahari, kuko niba mvuga ngo nkoze ubuhinzi bw'imiteja imyaka 4, ntawe mpase mbikora mbishaka,
ni ukuvuga yuko icya mbere narayishimye, icya kabiri nshima ko nabonye isoko ryabo. Bivuze ngo rero n'ubundi iyo nyungu iraza, kuko ubu tuvugana ngewe mfite abana 4. Yego. Kandi nakubwiye yuko ndi umugabo, ndubatse, mfite urugo, mfite umugore, mfite abana 4. Urumva iwanjye mfite umuryango w'abantu 6. Bariga se cyangwa abana bariga kukunganira mu abana bariga? Nibyo nakubwiraga, bararya, bariga, barambara, ubwishingizi, mituweli, ibyo byose nakubwiye ko nta kandi kazi ngira. Sinzi ko wanambwira kutakagira. Nubwo wigeze umbaza uti ukora warabyize, sinabyize, ariko nta nubwo nabura kandi kazi nkora. Ariko mu by'ukuri akazi kanjye mbasha kujera, uko nkajera nkagakontorora, nanjye ngakoresha n'abandi, kugira ngo ujye kumbwira ngo njye gusaba ahandi bari bunkoreshe, nanjye nari nsize aho nkoresha. Ibyo bintu ntago byanezeza nk'uko ngiye nezerewe ndi mu kazi kanjye. Yego. Nigengaho. Iyo ikirere gihindutse gutya nkawe w'umuhinzi wiyumva ute? Iyo ikirere gihindutse mu gihe cy'imvura ikeneye koko? Iyo ikirere gihindutse ndanezerwa, kandi n'ibyo nkora biranezerwa, kuko buriya akavura kaguye kari kamaze iminsi katagwa, mu by'ukuri ugera mu murima ugasanga icyatsi kibisi cyabaye icyatsi kibisi koko. Uburyo n'imbaraga ziragabanyuka, za mbaraga nashyiragamo ziragabanyuka, mu by'ukuri aba ari umunezero. Niyo mvura ngo ya asomusiyo urabyemera gutyo? Niko twabisanze. Nyuma yo kuganira n'umuhinzi akadusobanurira ku gihingwa cy'imiteja, uko gishobora kubateza imbere, uko bacyita, uko bagikurikirana, twamaze kubisobanukirwa neza. Ni igihingwa ko gishobora guteza abantu imbere, ndetse tugiye tunareba n'imbaraga gishyirwamo, yaba imbaraga ziturutse muri leta y'u Rwanda binyuje muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Kuri ubu ngubu igihingwa cy'imiteja ni bimwe mu bihingwa byishingirwa muri gahunda ya Tekana urishingiwe muhinzi mworozi. Ni igihingwa cyoherezwa hanze, umusaruro uturuka kuri ubu buhinzi ni umusaruro ufite amasoko mpuzamahanga. Mu kuwukurikirana bisaba ubumenyi, bisaba kubyitaho, ndetse no kugira ngo koko bwa bwiza bwa musaruro tuzakomeze kubona. Ese hakorwa iki? Tujye kuganira na perezida wa koperative, nawe ni umuhinzi birumvikana, aradusobanurira neza icyo bakora kugira ngo koko bwa bwiza no kugabanya cya gihombo gituruka mu kusarura kigende kigabanuka ku rugero rushoboka rwose. Ikiganiro cyari intambwe muhinzi, wowe icyo usabwa kiracyari kimwe gusa, no kugira ngo dukomeze tubane, twigire hamwe ku buryo bwiza dushobora kugabanya igihombo mu gusarura imiteja. Dukomeze tubane. Hari abantu bamwe muganira, bamwe na bamwe bavuga ati amakuru y'iminsi meza mutatireka byaranze, ati ibintu byaranze, akaba ari ibyo ngibyo. Mwebwe ntabwo byanze? Twebwe mu buhinzi twashatse ibisubizo. Yego. Umusaruro ni wose, turimo turasarura, ndetse n'umusaruro wacu ukajya ku masoko mpuzamahanga. Nta kibazo. Iyo haje mu mpuzamahanga ubwo ni devize riba ryinshi cyane rwose. Yego. Muri Kowabiga ubuhinzi bw'imiteja muri iki gihembwe byagenze neza cyane, ndetse n'umusaruro wariyongereye. Uburyo byatangiye mu itegura, gukora inama n'abatekinisiye, bikanyura mu matsinda, tukaganira ku gihingwa, tukumvikana igihe cy'itera na gahunda yo gutera, tukiyegereza ibikoresho tuzakenera hakiri kare. Ibyo byose rero byarakozwe kandi bikorerwa igihe. Mu by'ukuri turatera, twongera ubuso, dushaka amasoko, ku bufatanye tubona Product Fresh twe dusanzwe dukorana, Garden Fresh nayo turaganira nayo yemera gukorana natwe. Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu, kuva mu itegura kugeza mu isarura, kugeza ubu ngubu abahinzi tumeze neza. Yego. Iyo bigeze ku masoko mpuzamahanga bijyana ubuziranenge cyangwa bwa bwiza koko bwa musaruro. Ubwo bwiza bw'umusaruro mu bukurikirana gute koko kugira ngo nkuko tumenyereye icyayi cy'u Rwanda, ikawa, ndetse n'imiteja nigera hanze igenda ifite bwa bwiza? Murakoze cyane. Twebwe ubwiza bw'umusaruro n'ubuziranenge bwawo bihera mu itera. Ikurikiranwa ry'umurima, ikurikiranwa itegurwa ry'umurima, iterwa irobanurwa ry'imbuto, uburyo bwiza bwo guhinga dusigamo inzira. Ibi byose tuba turi muri za ntangiriro zo gukurikirana wa musaruro kugira ngo uzabe umeze neza. Urumva bwa bwiza n'ubuziranenge bitegurwa kare. Ya mafaze bidufasha iki?
buri faze iba ifite umuyobozi wa faze. Uwo muyobozi aba afite abantu ayobora muri ya faze, tuvuge niya hegitari imwe cyangwa hegitari ebyiri. Tumuha amabwiriza agenderaho, abagoronome bakabegera, hagaterwa ku murongo, hagaterwa imbuto igenwe n'ibigendanye n'imiti. Haterwa imiti yemewe duhabwa n'abaguzi bacu ku isoko, baratubwira bati iyi miti n'iyi iterwa mu gihe kingana gutya, igaterwa igihe iki n'iki kubera impamvu izi n'izi. Abahinzi bacu bamaze kubimenya. Ibyo byose rero iyo tuvuye mu gutera imiti hajya mu buryo bwo kuyisarura, uburyo bwiza bwo gusarura imiteja. Ibyo nabyo iyo hari ibyo twitwararika, twirinda grade ko twazagiramo ama grade 2 menshi, ahubwo tugashaka umusaruro mwiza kandi mwinshi, ko ushobora kuba mwiza kandi mwinshi ku isoko. Mushobora guhinga koko mugakurikiza bya bindi ibipimo, inzira mwazisize neza, mwakoresheje imiti myiza, mukaneza koko. Ariko byagera igihe cyo gusarura, tujya tubona kenshi bamwe hari umusaruro mwinshi wangirika mu gihe cy'isarura. Mwebwe rero iyo bigeze cyagihe cyo gusarura, mufasha gute abahinzi ndetse na mwanya kugira ngo koko wa musaruro mwakoze batwaye imbaraga zanyu ko kutaza kwangirika igihe wari ugeze cyo gusarura? Murakoze cyane. Twebwe nka Kuwabiga icyo dukora mbere yuko dusarura, tubanza gutreninga abazasarura, icyo nakwita abakozi. Tukabatreninga, tukabereka uburyo basarura, tukabereka ko badasarura mu kavuyo, bagenda mu nzira ku murongo kuko byaratewe ku murongo. Ikindi bakitwararika isuku ya wa musaruro kugira ngo hatabaho umwanda, hatazamo umwanda. Ikindi tukitwararika igicucu kugira ngo tutabyicisha izuba. Ikindi mu gusarura twitwararika hari inkondo za wa muteja, twirinda kuwucamo inkondo. Inkondo tukayisigaho kandi twirinda no gucaho uturizo two hasi ku gishyimbo kugira ngo mu by'ukuri kidatangira gutakaza amazi hakiri kare. Ibyo byose rero ba bakozi tuba twarabahuguye uburyo bazasarura. Dushobora kuba turi kuganira kuri ibi ngibi, umuntu wenda akashobora kwibaza ati se kwangirika k'umusaruro mu gihe cyo kuwusarura bibaho, bigenda gute? Mwarigeze guhura n'igihombo kijyanye no kuba mwarasaruye nabi cyangwa igihe cy'isarura cyarakozwe nabi ku kigero kingana gute? Ko yigeze no kubikomozaho ngo grade 1, grade 2, ubwo ni ibyiciro, icyiciro cya mbere cya kabiri. N'ibyo byiciro nabyo nabikomoza. Mwarigeze guhura n'icyo gihombo? Urebye mu buhinzi harimo isomo, naho ni isomo. Hari aho twavuye, hari aho tugeze, ari naho tugomba kugera. Ariko aho tugeze kugeza ubu mu gufata neza umusaruro kuri twebwe ni heza. Wenda ibyaba bibura ni ubundi buryo bujyanye n'ubushobozi, ariko turimo turabushaka kugira ngo bizagerwe 100%. Rero dufite amasomo menshi twabanje kwiga kugira ngo tugere aho tugeze. Ibigendanye no mu makarite, kera wasangaga abahinzi batera bagatera mu kajagari. Bateye imiteja, babonye ni mu butaka, akavuga ati ubutaka bwanjye ntibupfa ubusa, reka mfe guteramo imbuto hose ntuzuze n'imbuto. Kandi muri kwa gutera imbuto hari hakwiriye inzira umuntu usarura azanyuramo, akamenya ngo ikirenge ndagitera aha, nasaruye aha ngaha, aha sindahagera. Ibyo byose twebwe twabanje kubyiga mu buryo buhagije, tumenya akamaro ko gusiga inzira mu murima uhinga. Icya kabiri ni bwa buryo bwo gusarura. Wasangaga abakozi basarura vuba vuba ngo bakunde umusaruro uboneke, na nyiri umurima akaza mwese tukavuga ngo abakozi kuki batari kubona umusaruro, nimugire vuba vuba. Akagira vuba vuba ya miteja akayicamo, akagenda yica imitwe, bigatuma umusaruro wangirika ari mwinshi. Tukumva ko ntacyo bivuze, ariko byajya hari mu grade tugasanga twagize igice kinini cy'umusaruro wagiye mu cyiciro cya kabiri. Ibyo byose twe twagiye twegeranya, tugenda tubyegeranya. Tumaze kubyegeranya turavuga ngo impamvu byakorwaga gutya, abakozi baraza ari bashyashya, ntibahawe amahugurwa yo kugira ngo babikore, bakabikora uko babyumva. Dushyiraho gahunda yo kubanza kubahugura. Kabiri, twateraga mu kavuyo ngo ni mu matsinda, ariko dusanga itsinda ni rinini, ntibihagije ko twabiharira itsinda. Ahubwo ni byiza ko niba ari hegitari 2 twateye, tugiramo umuyobozi wa faze. Muri ya faze harimo abahinzi nka 5-6. Wa muyobozi wa faze ari bubashe gukurikirana, ese mwateye imiti, ese mwuhiye, ese ko mwateye mu buryo budakwiriye, ku bufatanye n'abagoronome, ku bufatanye n'ubuyobozi bw'itsinda, ubwazo ndetse na koperative. Ibyo byose twagiye tubijera kandi tubona kugeza ubu twari kuri 20, dufite umusaruro wangirika nibura kuri 40,
wangirikaga kuri 40%, ariko kugeza ubu ngubu ugasanga wagiye nko muri grade 2, ariko ubu twarabigabanyije cyane, umusaruro wangirika ni muke cyane, ntabwo twavuga ngo ntawe ucyangirika, kuko hari ibindi bikorwa tubura bigendanye n'ibyadufasha mu buryo bundi tubona bukwiriye kudufasha kugira ngo nibura umusaruro wangirika ugere nibura kuri 1. Ariko kugeza ubu aho turi ni heza cyane dukurikije aho twavuye. Hari amahirwe atandukanye cyane cyane mu buhinzi, by'umwihariko mu buhinzi bw'imiteja. Ubu muri gahunda ya leta inyuze muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi hari gahunda ya tekana urishingiwe muhinzi mworozi, aho ibihingwa bimwe byishingirwa ndetse n'amatungo. N'imiteja iri muri ibyo bihingwa byongewe muri iyo gahunda mu byishingirwa. Ni amahirwe leta igenda ihereza abahinzi cyane cyane mu miteja, kandi mahirwe ari mu buhinzi ndetse cyane cyane nko ku miteja ndetse n'ibindi bihingwa, muyabona gute, muyabyaza umusaruro gute mwebwe? Dufite amahirwe menshi ku rwego rw'ubuhinzi ko mu by'ukuri inzego z'igihugu cyacu zishyigikiye abahinzi, kuko ubuhinzi butunze benshi kandi ubuhinzi ari business ishobora kubyara amafaranga. Amahirwe arimo yo ni menshi cyane. Urugero reka mpere kuri za nkunganire zitangwa mu mafumbire. Mu mafumbire harimo za nkunganire leta yemeye gushora amafaranga bifasha abahinzi kugira ngo babashe kubona nkunganire. Ayo ni amahirwe. Andi mahirwe mu by'ukuri ni amasoko y'imboga, ndibanda cyane ku bihingwa dukunda guhinga. Ku masoko, amasoko nayo nayebu nta kidakora, yaba ari training, yaba ari amahugurwa, yaba ari ukumenya bimwe mu bibazo bigiye biri muri bwa buhinzi no kurwana no gushaka ibisubizo byabwo. Amahirwe yarimo menshi, ndetse n'ubwo bwishingizi tubona ari imbaraga natwe dukwiriye kugenderaho ndetse n'abagenzi banjye kugira ngo nibura tubashe kubyaza umusaruro y'amahirwe, kuko tubona ko ni imbaraga leta yashyize mu buhinzi kandi zizatugirira umumaro. Nshingiye aho twavuye natwe aho tugeze ni ukubera ayo mahirwe tugenda duprofita. Ubutumwa natanga icya mbere, hakwiriye kubanza gushakwa amakuru. Buriya televiziyo y'u Rwanda yarabikemuye aho bavuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru, kandi koko icya mbere burya ni amakuru. Urumva natwe hari benshi babikora bakabikora mu kavuyo, bakumva ko kwa kwangirika k'umusaruro nta kibazo twakoze byinshi, ariko batakaje amafaranga menshi cyane. Rero bakwiriye gushaka amakuru ajyanye n'ibyo bakora cyangwa ibyo basanzwe bakora, bakabanza bakamenya ese ko mbona ibi ngibi nashoye ibi bigenda gute. Ibyo byose mu gushaka ya makuru azabafasha kubahiriza, nibubahiriza bya bindi bakuye mu makuru hari bizagenda bihinduka. Ikindi ubutumwa natanga nuko ubuhinzi nkuko n'indi umuntu ashobora kujya gufungura botike, ashobora kujya mu kazi runaka, nayo ni business ushobora guharira umwanya ukayita ukamenya ngo ese umuti, igihe cyo guterwa umuti ni ryari, igihe cyo gutera imbuto ni ryari, kuvomerera ibishyimbo bikeneye iki cyangwa ibihingwa bikeneye iki. Ibyo bakabikora nk'ishoramari nk'irindi, bakanabikunda. Nabyo wabikunze ukabyitaho, nabyo bimenya ko wabyitayeho bikaguha kashi. Shuti mukunzi wa televiziyo y'u Rwanda, by'umwihariko munyeshuri twabanye mu ishuri ry'uyu munsi, ndizanashidikanya ko amasomo y'uyu munsi yari ingirakamaro. Kuri uyu munsi twaganiriye ku buryo bwiza dushobora kugabanya igihombo gishobora guterwa n'uko twasaruye nabi imiteja. Imiteja ni imwe mu gihingwa kuri ubu ngubu gishobora kwishingirwa binyuze muri gahunda ya tekana urishingiwe muhinzi mworozi. Ni igihingwa cyoherezwa mu masoko mpuzamahanga, ndetse n'igihingwa natwe ubwacu dukeneye cyane ku masoko ya hano imbere mu gihugu. Bisaba rero kugira ngo twite ku bwiza bwawo, dukomeze gukurikirana umusaruro ndetse tunawongere bishoboka. Twaganiriye ku kugabanya igihombo gishobora guturuka mu gusarura kugira ngo koko wa musaruro ukomeze kuboneka ku bwinshi. N'iryo uyu munsi twagarutseho iryo somo, ndizanashidikanya ko hari cyinshi bigusigiye, yaba kuri wowe ubikora, yaba kuri wowe wabikoraga nabi, nahawe rero kugira ngo dukomeze tuwiteho, twongere ubwa bwiza koko. Ikiganiro cy'umunsi tugisoreje aha, reka gushimira aho twabanye, naho ubutaha umunsi nk'uyu amasaha nk'aya. Komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe, televiziyo y'u Rwanda.